Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda itugezeho aka kanya, ntaho umwana w'umwaka n'igice apfiriye mu mpanuka ibereye mu mujyi wa Kigali. Uraza kumenya mbese uwo mushoferi wari utwaye iyi modoka kubera iki yaba yagonze uyu mwana. Ese abaturage bo cyangwa ababyeyi ba nyakwigendera babuze umwana wabo bitewe n'iyi mpanuka baba batangaje iki? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki nyuma yo kubona iyi mpanuka iteye ubwoba cyane? Ibyo byose rero bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyo twe tuguhisabira ni uko wadushyigikira ukara munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ubutukandaho n'akazogera kazana ko ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutera ubwoba y'abaturage cyangwa abaturage batuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, nyuma yo kubona iyi mpanuka iteye ubwoba igatuma umwana w'umwaka n'igice ahaburira ubuzima. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, tubibutse ko iyi ari KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere murabizi ko iyo ngiye kubagezaho amakuru yacu ya KN Radio mbabwira ko mugomba kujya munsi y'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, murahasanga ijambo subscribe mukandeho n'akazogera kazana ko mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje ndetse na n'ubu yasize imiborogo mu baturage bo mu karere ka cyangwa bo mu mujyi wa Kigali. Naho umwana w'umwaka umwe n'igice yitabye Imana nyuma y'impanuka ikomeye yatewe n'umushoferi ngo wari wanyweye ku gasembuye. Uyu mushoferi ngo yagonze uyu mwana bitewe n'uko ngo yari yanyoye inzoga. Umwana w'umwaka n'igice yitabye Imana aguye mu bitaro bya CHUK nyuma y'impanuka ikomeye cyane yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 8 Kanama 2024 ibera mu mudugudu w'Ubumanzi mu kagari ka Rurenge mu murenge wa Muhima wo muri aka karere ka Nyarugenge, aho bivugwa ko uyu mushoferi yari yasinze ubundi atwara imodoka yasomye ku gacupa, ngo nibyo byabaye intandaro yo gutuma akora iyi mpanuka ikomeye. Uyu mwana w'umwaka n'igice ubuzima bwe bukahita burangirira aho ngaho. Umwe mu babonye iyi mpanuka yabaye muri aya masaha ya mu gitondo yagize ati, umushoferi yaje afite umuvuduko mwinshi cyane uri ku rwego rwo hejuru, hanyuma agonga indi modoka ayirenza umuhanda yikaraga, aribwo yakubise ikibuno cyayo umugenzi wagendaga n'amaguru, maze nawe yikubita munsi y'urugo rw'umuturanyi we. Undi nawe yavuze ko yagize ubwoba bwinshi cyane nyuma yo kubona uwari uhetse umwana agonzwe akagwa igihumure, akamera n'ubuze umwuka cyangwa n'uhatakarije ubuzima. Gusa uyu akimara kubibona ngo yahise yihutira kumworosa cyangwa ngo kumujishura uwo mwana yari ahetse kugira ngo atabare ubuzima bw'uwo mwana. Ngo gusa kandi ngo uwo mwana ngo yari yakubye ijosi cyane, ngo ubona ko ubuzima bwiwe buza kuza kugorana ko aza kuza kubaho.
Gusa uyu muturanyi cyangwa uyu muntu wabonye iyi mpanuka iba yabereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ngo akibona iyo mpanuka cyangwa akikubita amaso ngo uruhu rwahise rumworosokaho, ngo bitewe n'ukuntu iyo modoka yagonze uwo mugore ayibura, cyangwa iyo modoka yakoze iyo mpanuka ayirebera amaso ku maso. Gusa aba baturage batanze amakuru bavuga ko uyu mushoferi wari wasinze yashatse kuyabangira ingata, cyangwa yashatse kubangira ingata amaguru kugira ngo yirukanke asige inzego z'umutekano, ngo gusa ngo inzego zishinzwe umutekano ngo zahise zitabara hakiri kare atarabacika, zihita zimukacira. Umukobwa wari uvuye guhaha ndetse wari uhetse uyu mwana wakomeretse, bigasaba ko ashyirwaho umuti wa serumu n'ubundi bufasha, yajyanwe ku bitaro bya Nyarugenge, mu gihe umwana yari ahetse wari wakubye ijosi akanavirirana amaraso, yajyanwe ku bitaro bya CHUK kugira ngo yitabweho n'abaganga. Iyi mpanuka kandi yabereye muri uyu mujyi wa Kigali muri aka karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, yanemejwe n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Kayigi Emmanuel, aho yemeje aya makuru anaboneraho kwibutsa abakoresha umuhanda kwigengeserera no kubahiriza amategeko y'umuhanda. Mu magambo ye yagize ati "Nibyo koko impanuka yabaye yatewe n'umushoferi watwaye yasinze akagonga imodoka nayo ikagonga umukobwa wari uhetse umwana, nyuma bagahita bajyanwa ku bitaro kwitabwaho n'abaganga. Umukobwa yahise ajyanwa ku bitaro bya Nyarugenge mu gihe umwana yajyanwe ku bitaro bya CHUK. Icyakora ubwo twatunganyaga iyi nkuru twaje kumenya amakuru ko uriya mwana bari bahetse yaje kwitaba Imana aguye mu bitaro bya CHUK. Ni nyuma y'uko yari yaguye hasi agakuba ijosi akajyanwa kwa muganga ikitaraganya, ngo ariko yagiye avirirana amaraso ahantu hose. Ababyeyi ba nyakwigendera mu marira menshi, mu gahinda kenshi, mu kiniga cyinshi, bababajwe no kubura umwana wabo bakundaga, ngo bitewe n'uko uyu mushoferi yari yanyweye ngo inzoga, ngo kandi ngo polisi y'u Rwanda ngo ihora ikangurira abantu kwirinda kunywa ibinyobwa bisindisha, ngo ubundi umuntu akajya mu muhanda, ngo ni ukuri kw'Imana, ariko bavuga ngo uyu mushoferi agomba nawe kubihanirwa, ngo bitewe n'aya makosa yakoze agatuma babura umwana wabo bakundaga cyane. Ngo dore ko uyu mwana yari akiri na mutoya, ngo kubura umwana w'umwaka n'igice ngo ni ibintu biteye agahinda, ngo ni ibintu bibabaje cyane. Reka rero ngushimire wewe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ari nako nanakubwira ko niba utarakora subscribe ko wayikora nonaha, ukajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo, haba ari icyubaka ndetse n'ikitugira inama y'ibyo tuzahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa, ugomba no gusharinga iyi nkuru, ugomba no gusharinga iyi nkuru akamenya aho ibyiza biri kuri KN Radio. Reka nkwifurize kugira umunsi mwiza.